ndabashimira ko munteze amatwi. Ati hahirwa uwo nzasengera igitsina cye, kuko kuva kwe bidakama bizahita bihagarara. Kandi icyo gitsina nzasengera kigomba kuba gifotowe neza inguni zose zigaragara. Bityo rero ishaka telefone nziza ufotore igitsina cyawe ukinyoherereze. Gasubiremo ako kana. Ninjya nyisengera kuva kwawe bizahagarara. Ndikumva shaka guseka. Nikiba kidafotowe neza kandi nshobora gusenga amasengesho ntiyumvikane. Wandaya. Ayo namwe mu magambo umukristo yavuze mu rukiko ubwo yaregaga bishop ngo wamusabye gufotora igitsina cye akimwoherereza kugira ngo ndamusengere. Umukristo ati natungwe no gusanga abantu bazi igitsina cyanjye kurusha uko banzi. Bishop ati cirabira Ramadan. Ifoto y'igitsina ntago wayinyoreje kugira ngo nyisengere, ahubwo wayinyorezaga mu buryo bwo kunyereka ko ufite igitsina cyiza cyane unankururire mu busambanyi. Aturibuka ko wigeze kunyoreza message ivuga ngo Daddy Shu, kuri uyu munsi wakundana ndashaka ko nge nawe tuba turi kumwe, nukenera wo mubabana cyangwa mwishimana umpamagare, nifuza kuba nawe umugore wawe nubwo byabijoro rimwe cyangwa umunsi umwe. None uri kubesha ngo wayinyorezaga kugira ngo nyisengere, ubundi se nasengera gute ifoto y'igitsina wowe ugakira? Ibyo wabikora gutegereje ko nkubwira ngo amina baby, ariko ntabyo navuze kuko mfite umugore nubaha. Ikindi mfite inshingano z'idini ngomba kurinda. Bamwe mu bari mu rubanza ngo barasetse ukagira ngo hari bitabiriye Genesis comedy kubera ngo amwe mu magambo yakoreshejwe mu rubanza asa nasekeje. Ni gute twisanze ahantu? Bamwe bati umunsi umwe muzasanga Imana yarakaye izitwara isi yayo, musange twebwe dusigaye ku gasi. Abandi bati byaravuzwe ko mu minsi ya nyuma hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Mu gihe ngo hari abakristo bajyaga mu rusengero bizeye ko bishop agiye kubasengera bagakira ibibazo abandi bagakira indwara. Bishop ngo yabaga yibereye mu gusengera ibitsina by'abagore bamwe na bamwe. Abantu batuwo bishop yabasengiye Ihemana ku buryo ashobora gusengera umuntu mu buryo bwa AI. Batibaze kuba afite ifoto y'igitsina akayisengera ubundi umuntu wibereye iwe mu rugo agakira. Isengesho ngo nukugenda mu buryo bwa Bluetooth cyangwa rikagenda nkuko amayinite ya mobile money agenda. Ni mu rubanza rwaberaga ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rw'umukristo w'umugore waregaga umubishop witwa Harerimana Jean Bosco ngo wamuriye amafaranga yarangiza akanamwandagaza. Umukristo yavuze ko yari afite ikibazo cyo kuva agashaka umuntu wamusengera ngo bikire, niko kwitabaza umubishop witwa Harerimana Jean Bosco kugira ngo amusengere. Ngo Harerimana Jean Bosco ubwe yaramubwiye ngo kugira ngo ngusengere uroheze ifoto y'igitsina cyawe gifotoye neza kigaragara inguni zose, Aravuze ngo kugira ngo nsengere iyo foto ubundi ukire kuva. Umukirisitu ati si byo gusa kuko ari n'amafaranga nagendaga muha kugira ngo ndebe ko byacamo neza kansengera. Uba wiyumva ute iyo ubonye mu mwaka umwe utunga telefone ziruta abagore Salomo yari afite? Tekereza uburyo ako gatelefone kawe kabutusha ugacaginga wagakura ku muriro kuzuye, wakira amacandwe hasi umuriro wakugashyiramo mbere yuko ayo macandwa kama. Ibaza umubare w'amamiliyoni y'amafaranga uhomba igihe abakire bakubuze ku murongo kubera ko smartphone yawe ushyiramo umuriro vuba kandi wabuze amahitamo y'agatelefone kabutushi wagura gashobora kuyunganira. Reba uburyo uhora uvuza induru ngo telefone za butushi zahenze kurusha smartphone, kandi nabwo butushi wayigura ugasanga iremeye kurusha agasegereti ku buryo ubishize mu mufuko utucika. Kuva aka kanya zamura amashimwe yawe kuko igisubizo cy'ibyo byose cyabonetse. Ni telefone yitwa Tinozi. Iyi ni telefone ya butushi igezweho kandi ihendutse ije kugushyira igorora wowe n'abawe. Ibaze nawe telefone ishobora gucaginga umuriro ukamaramo icyumweru, ukayicaginga ku cyumweru ugafata urugendo ku wa mbere, ukazagaruka muri weekend itaha umuriro wajyanye ukirimo nubwo waba waribagiwe sharijeri. Iyi ni telefone ugura bakaguha garanti y'amezi 12. Ni ukuvuga ngo ugize ikibazo mbere y'amezi 12 atari wowe giturutseho urayizana bakayikora cyangwa bakaguhindurira indi. Iyi niyo telefone ya butushi yonyine ku isi ikoresha Phantom mu gucaginga. Ku kigendanye na mikoro, utunze telefone ya Tinezi ntukenera radio kubera ko mikoro zazo zivuga nk'indangururamajwi. Mu bushobozi bwose waba ufite hagati ya T101, T315, T302 na T353 ntago waburamo nimwe wigondera. Uhise utekereza ukuntu ushaka kuzirangura ukaba wawuze uzikura. Aka kanya hita uhamagara iyo nimero baguhuza n'umu agent uri mu karere kawe kubera ko buri karere gafite umu agent wa Tinozi ugomba kuyikugeza igihe uyikeneye. Naho ushaka kuzirangura yazisanga Nyabugogo mu nyubako ya Kayizeni iteganye no mu Nkunda Amahoro. Ukamanukamo hasi mu muryango wanditseho BF 10. Tinozi, telefone itazima, telefone y'ubuzima, telefone igezweho kandi ubona ku giciro nk'icy'ubunyobwa. Ati ikindi kandi umugabo hari amazi yavuga ko ari amazi y'umugisha yagurishaga ku rusengero rwe, abantu bakamuhereza amafaranga akayabaha ngo kugira ngo ibyo bakora bigende. Ati yakubwiraga ko nufate ayo mazi ukayashyira ku bicuruzwa byawe ubucuruzi bwawe buri buze kugenda abakiriya bakaboneka. Namuha amafaranga kandi muhereza nayo mafoto y'igitsina, ariko ntacyo byigeze bimarira kuko uburwayi bwanjye ntabwo bwigeze bukira ahubwo bwariyongeye. Ati cyantunguye ni ukubona amafoto y'igitsina namuhaye
ayahereza umugore we akayakoresha nk'igikangisho antera ubwoba ambwira ko ngomba gutanga amafaranga y'umurengera kugira ngo igitsina cyanjye batazagishyira hanze. Iyi nkuru dukesha umunyamakuru witwa Babu Rwanda wo kuri The Choice Live ivuga ko ngo mu rubanza hari abantu benshi basekaga kubera uburyo bumvaga inkuru zimwe na zimwe zo muri urwo rubanza zisekeje. Bishop mu kwiregura ati uyu mugore yashakaga kunkurira mu busambanyi, nubwo yanyoreje amafoto y'igitsina cye ntabwo yayanyoreje kugira ngo nyisengere, ahubwo yayanyoreje mu buryo bwo kungusha, ashaka kunyereka ngo ko afite igitsina cyiza cyane kugira ngo ngire irari mbe nagira ibintu nkorana nawe, kandi namubwiye ko bidashoboka kubera ko mfite umugore, mfite n'ubukristo bwanjye ngomba kurinda. Bishop ati uyu mugore yigeze kunyereza message igira iti Daddy Shu, kuri uyu munsi w'abakundana nukenera umuntu mwakwishimana cyangwa mwababarana ndahari, ndashaka byibuze kuba nawe umugore wawe nubwo byaba umunsi umwe cyangwa ijoro rimwe. Ati yomba ndi umuntu umukeneye cyangwa mukeneye nari kumubwira ngo amena baby, ariko ntabyo navuze kuko niyubaha nkubaha umugore wanjye nkanubaha idini. Bishop ati ibyo byose yabikoraga kugira ngo arebe ko yangusha mu cyaha, naho ubundi mu mafaranga yavuze yayoherezaga ku itorero sinjye yayoherezagaho, kandi itorero rifite uko rimeze, itorero si iryanjye, nanjye hari inshingano mfite mu itorero ariko iryo torero si iryanjye. Bishop ati cirabira Ramadan, ifoto y'igitsina ntabwo wayinyoreje kugira ngo nyisengere, ahubwo wayinyorezaga mu buryo bwo kunyereka ko ufite igitsina cyiza cyane unankururire mu busambanyi. Uru ni urubanza rwari rwabanje kuba ku itariki 31 z'Ukwakira mu mwaka wa 2024, aho n'ubundi urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwemeje ko witwa Harerimana Jean Bosco n'umugore we ngo bagombaga gukurikiranwa bari hanze, bakurikiranweho ibyaha bitandukanye birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina, gukangisha, gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'urukozasoni. Nyuma y'uko Bishop na madamu batanze ingwate ya miliyoni 60, nyuma y'uko Bishop n'umugore we batanze ingwate ya miliyoni 60, urukiko rwemeje ko bagomba kuburana bari hanze. Kera kabaye nyuma y'umwaka n'amezi, urubanza rwongeye gusubukurwa, Bishop n'umugore we batumizwaho, ariko kandi nawe mukristo wabaregaga na batumizwaho. Mu gihe bwa mbere baburanaga ku minsi 30 y'agateganyo, kuri tariki 21 z'Ukwakira niba ujya guprintingisha ahantu bakaguhenda, bakabikora nabi kandi bakagutinza. Urambabaje niba ufite isoko ryo guprintinga cyangwa ufite amaproje manini ariko ukaba warabuze aho babigukorera neza. Urambabaje niba ufite business ariko ukaba nta kashugira, nta byapa bikuranga, abakozi bawe bakajya mu kazi bambaye imyenda itari amazina ya company yawe. Urambabaje niba nta mafoto meza ari muri kadira amanitse mu nzu yawe kubera ko bakubeshye ko bihenda. Urambabaje kandi niba ufite jezi y'umukinnyi w'umupira ukunda ariko akaba nta mazina ye cyangwa nimero ye byanditseho kubera ko bakubwiye ko bihenda. Ushobora kuba hari ikintu wifuza kiri mu Bushinwa ushaka kugitumiza ariko warabuze butumayo. Muri Global Design and Printing Solution Limited niho babikora neza kandi ku mafaranga make kandi bakabikora vuba. Bakora banners, bakora flyers, bakora stickers, bandika ku bikombe, bakandika ku macupa, bakandika ku t-shirt, bandika ku mitaka, bakandika ku magurude, bakandika ku matasi, igikoresho cyose kibaho cyakwandikwaho bacyandikaho kandi ku mafaranga make. Umwihariko wabo nuko bagukorera icyapa gifite uburebure cyangwa ubugari wifuza. Ibigo by'amashuri, ama equipe, amakampani akomeye, mugomba kwibaza ngo mwari mubayeho mute mutaramenya Global Design and Printing Solution Limited. Bakwandikira ku mwenda cyangwa ku gikoresho cyawe bigasa nkaho wakiguze cyanditseho. Abakorera mu mujyi wa Kigali imbere y'inyubako ya City Plaza, mu nyubako nshyashya ya Unify House muri foro ya 3, umuryango wa mbere uvuye kuri Esanseri inyuma ya TDMIR. Abagane bakwandikire ku mwenda, bagukorere logo, bagukorere kashe, bagukorere icyapa cyamamaza cyangwa se bagukorera afishe niba ufite igitaramo. Kwezi kwa 4 2026 nibwo urubanza mu mizi rwabaye rubereye n'ubundi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Mu gihe ubwo ari bwabanje bari bangiye itangazamakuru kwinjira, kuri iyi nshuro none itangazamakuru ryarinjiye babasha gufata amakuru y'urubanza. Uwo mukristo w'umugore wanze gutangaza izina kubw'umutekano we yavuze ko bwo yiyambaje Bishop nk'umuntu wamusengera agakira ikibazo cyo kuva cyari cyaramubayeho karande. Ati nari mfite ikibazo cyo kuva imihango idakama, nshaka umuntu wansengera, niko kwitabaza Bishop Harerimana Jean Bosco ngo ndebe ko yamfasha. Ati yansabye kumwohereza amafoto y'igitsina cyanjye ngo agisengere kugira ngo mbashe kuba nakira. Ati sa amafoto gusa namwoherezaga, ati kuko kugeza aka kanya uvuye mu mwaka wa 2024 maze kohereza miliyoni zigera ku 10, haba ku kanyenyeri, haba ndetse n'andi watanze mu ntoki kuri Bishop ndetse no mu itorero kugira ngo ndebe ko nakira. Ati si ibyo gusa kandi kuko yavuga ko afite amazi y'umugisha ngo aha abantu ngo bashyire kuri business zabo ziba zatera imbere zireke guhomba. Ati amazi yagurishaga harabe yagurishaga 200,000 ndetse n'aba yaheraga 300,000. Ati ubwo n'uburyo yakoreshaga mu kurya abantu amafaranga yari yabana amafaranga menshi cyane, ibyo bamwe bafata nk'ubutubuzi. Umukristo agomeza agira ati ngiye narafotoye koko
igitsina nyifotora neza, ifoto yacyo ndayimwoherereza. Ati nyamara nubwo namwereje ifoto ngo ayisengere, ibyo twavuganye si byo yakoze, ahubwo yahise afata ifoto ayikwirakwiza nk'ukwirakwiza inkuru y'umukiro. Ati yahise afata ifoto y'igitsina cyanjye ayohereza umugore we, umugore we nawe ahita yinyoherereza nkanga, ambwira ko ngo ibyo bintu ninabihagarika ngo azanshyira hanze. Mu bimenyetso ubushinjacyaha bwatanze hariho message y'iterabwoba umugore wa Bishop ngo yoherezaga uwo mukirisitu amukanga, amwereka ko ibyo yakoze bidakwiye, ahubwo ngo agomba kwigengesera. Umugore wa Bishop ubwo ngo yaranditse yandikira umukirisitu ati ugomba kuzajya ugurira umugabo wanjye sanse kugira ngo umugabo wacuruze bikunde abone abakiriya benshi, ngo nka ibyo bidahagije ndetse nawe ukurirwaho kuzakurwamo matirisi. Ati nubasha kugura iyo sanse umugabo wawe rwese azacuruza bigende neza, kandi nawe Imana izaguhuhiramo ureke kuvanwamo matirisi. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bya gihanga ubushinjacyaha bwagaragaje by'ubutumwa umugore wa Bishop yohereje uwo mukirisitu. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko hari amafaranga agera kuri 2,80,000 umukirisitu yohereje kuri mobile money ya Bishop Harerimana Jean Bosco. Bishop mu kwiregura yavuze ko ntahahuriye n'iryo torero ritari rye, ahubwo nawe hari inshingano runaka afitemo, ariko itorero batari mwandikaho nk'aho ari irye. Ubushinjacyaha buti biragaragara ko itorero ari ryawe, ntawe mufitanye imigabane, nta n'undi muntu ryanditseho usibye wowe gusa. None urabahakana ute? Bishop ati ibyo ni mureke kuri inyandikaho, kuko itorero si iryanjye, rifite ba nyiraryo, ahubwo nanjye mfitemo inshingano. Bishop ati ibyo mbwihakanye nivuye inyuma. No mu mafaranga avuga yohereje mu itorero, abazwi itorero nge mumbazi cyageze kuri momo yanjye, nabundi cyageze ku itorero, yahangaho ni mu kirebirarwa nimubimbaze. Ati nayo kuvuga ngo yanyohereje amafoto y'ibitsina nk'umukirisitu, ntabwo uwo mugore twahuzwaga no gusenga, ahubwo yashaka kunkurira mu busambanyi. Ananyoreza ayo mafoto ntabwo yigeze yanyoreza ngo nyasengere, ahubwo yanyoreje nk'umuntu ushaka kungusha mu cyaha cyo kuba nasambana nawe, kandi namubwiye ko bitashoboka kubera ko mfite umugore, mfite n'inshingano z'idini ngomba kurinda. Bishop atakimara kunyoreza amafoto y'ubwambure bwe, nahise numirwa ndavuga n'uyu mugore uri kunyoreza amafoto y'ubwambure bwe abizi neza ko ari umushuti w'umugore wanjye, arashaka iki? Ati nahise mfata ayo mafoto nyohereza umugore wanjye ngo mwereke iby'inshuti yirimo. Ati simakana ko iyo foto itageze muri telefone yanjye, yagezemo yarayohereje pe, ariko yayohereje mu buryo bwo kugira ngo anyereke ko afite igitsina cyiza. Akimara kunyereka ko afite igitsina cyiza, nange nahise mbwira umugore wanjye ni wa mugore we, uyu mugore mwirinde, arashaka kungusha mu cyaha kandi ari inshuti yawe, hata atazagusenyera. Bishop ati imwe mu mpamvu nayohereje umugore wanjye ni ukugira ngo umugore wanjye ataba yanayibona muri telefone yanjye akagira ngo ari byo mpanga n'uwo mugore, kandi ntarabimubwiye. Umugore wa Bishop nawe yungama ati njyewe namwereje ifoto umubwira ko ari Yuda ashaka kugusha umugabo wanjye mu cyaha kandi ari inshuti yanjye, gusa mubwira ko bitazamuhira. Ntabwo nari ngamije kumukanga, ahubwo nasaga nk'umuntu umuburira, mubwira ko ibyo ari gukora atari byo. Ati n'ikimenyimenyi nyimara kumwereza iyo foto yashatse kubihakana, avuga ko atari ye, ariko kubera ko ari umuntu twari tubanye igihe kirekire, urwara rwe rwavuyemo nari nduzi, ndamubwira nti urwara rwavuyemo si urwawe se, uracyabihakana? Ati mu gufatwa ntabwo yafataye igitsina cye gusa, ahubwo yari yafotoye n'imiterere ye ndetse n'urwara rwe rugaragara, mpita mubwira ko urwo rwara ari urwiwe nduzi neza, nibwo asa nk'uwabyemeye. Umugore wa Bishop ati ndabyibuka yaranyibwiriye ngo ayo mafoto nagira aho ayabona njye n'umugabo wanjye azadufungisha. Bishop ati ibyaha byose mu ndega ndabihakana. Icyambere sinigeze nkwirakwiza amashusho, icyo nakoze ni ukwereka umugore wanjye ngo amenye umugore afata nk'inshuti ye. Ikindi kandi nta hantu na hamwe bigaragara ko umugore wanjye yigeze yohereza ayo mafoto, bivuze ko amafoto ari hagati y'umugore wanjye nanjye, kandi ibyo ndabyemerewe kubera ko nemerewe kwereka umugore wanjye abantu bashaka kungusha mu bishuko mu rwego rwo kurinda umubano w'urugo rwacu. Ati rero cyo gukwirakwiza amashusho y'urukoza soni ndumva icyo mutakinshinja, kubera ko nta muntu twigeze tuyaha, twayabonye ubwacu nk'abantu babana mu rugo. Ati nimubona hari umugore wanjye yayohereje cyangwa njye hari undi muntu nigeze nyohereza atari umugore wanjye, mu mibare nk'aho yakwirakwije. Ubushinjacyaha bwanzuye ko imyanzuro y'urubanza izatangazwa ku itariki 14 z'ukwa gatanu umwaka wa 2026. Gusa bwasabiye Bishop Harerimana Jean Bosco kuba yafungwa imyaka 7, umugore we nawe agafungwa imyaka 3. Uyu mu Bishop kandi ni umwe mu bafite ibibazo nk'ibya nyina wa Bizuru, kubera ko ngo afite imanza nyinshi cyane kandi zirimo amafaranga menshi, ngo ku buryo kuyabona bishobora kuzamubera ikibazo cy'ingutu. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruherutse gutangaza ko Bishop Harerimana Jean Bosco uyobora itorero ryitwa Zerafati Holy Church ahamwe n'icyaha cy'ubuhemu, kugurisha ikintu cy'undi cyangwa kugitangamo ingwate, rumuhanisha igifungo cy'imyaka 4 isubitswe mu gihe cy'imyaka 2 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Bishop Harerimana Jean Bosco kandi
urukiko rwamutegetse kwishyura Monique Nyiratuza Rudacogora miliyoni 2.5 ndetse na miliyoni 24 z'imodoka yagurishije. Uyu mubishop numwe ngo bafite numwe mu bafite ibirego byinshi aregwa n'abantu yagiye yambura ndetse nabe yakoreye uburiganya. Ubicyo abantu bategereje n'ukure bahese ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu bizagenda bite. Ibyaha nibimuhama, ibyaha aregwa n'ura mukristo nibimuhama, agomba kuzahita afunga imyaka 7 ndetse n'umugore agafunga imyaka 3. Reka twifurize Bishop Harerimana kuva muri ibi bibazo ndetse tunamusengere ngo Imana akorere imufashe kwigobotora muri ibi bibazo nawe ubundi ntago bimworoheye.